Warakabonye nakabuze ndakabonye mise nkabona nta kibazo asante kabisa. Ana wabishize kugira mwana kuzi ko mbakikinye kwe. So brother. Sinzi pe. Ako yana amahirwe. Bigenze bite se kandi n'ashiri wanje. Gukorana na Jenk ni ibintu birenze niyo success ya mbere ngize mu buzima bwanjye. Urumva ataramenya kuko congratulations to me. Shiri, usko Jenk yamamagaye. Hey, congratulations to me kabisa. Ubu ngubu none ngiye gukora ibintu bya danje. Kuko umuntu urenze. Nde? Jenk. Hey! Ubu ngubu none inzozi zanjye zigeze ku kwihereza. Ariko hewe rigene kizi ibintu biri kumbwira ngatekereza nimba warabitekereje ntumirwa pe. Uje bura mungu ikibazo afiteho. Ikiye kibazo se? Kariwa mu producer w'inzozi zanjye. Uriya muntu wenyine mu buzima bwanjye nahoze ndakazankorera ibintu byanjye. Azankorera indirimbo. Nose cyane mu producer w'umuhanga uretse no kuba ari umuhanga. Ni umwana mwiza agira discipline ni producer wanyawe gukorana nawe. Ibyo ngibyo yabaga abifite yari kuba agikora muri ya studio kwa Prank. Wabuze ba Bravos akugura nawe bakiri bona byoroshye. Akadara urukumbwira services nkiriya. Icyambere kamaze mubwire. Icyambere na discipline agira. Sibyo? Baramwirukanye bite niyo baba. Kwanga kumwishyura niyo bavuga ko na discipline agira. Nibyo kubwiye kubesha. Ibyo nabyo bwite yavuye muri studio aragenda akamara ibihangano by'abandi imyaka n'imyaka. N'umuntu ukunda abakobwa, n'umuntu ukunda udoshira ibintu byose ibintu bimeze gutya. N'umuntu bitari byafashe bikamuzengereza. Niyo bambu bamwirukanye muri studio yo kwa Branca sinakubizi mwana. Nimba ari nawe ngwaso wadetse. Ashe pasi wajinye rimwe na rimwe kwere barumbwiza ukuri sinzi impamvu utanyumva wamba bari basi. Kandi ikindi kintu utazi iriya studio sibyo ifite ibintu byiza kandi bikomeye cyane kandi bagomba kuzakugeza. Jota uzi ikintu utazi jewe n'ingenzi umuziki nshaka gukora uwo rero ngo ninde wamfasha nzi umfitiye umumaro uri kumva habetse kukujyana mu buraya no kugucuruza akikiri bagufasha ariko nako nuzana umwana mwiza azankorera neza indirimbo zanjye azajya zimpera kugiye agira ikinyabupfura azashobora kunyihanganira kandi tuzaragera kuri. Ese wari uzi ko buriya iriya studio kwa Branca hari umuntu uhari uyihishe inyuma. Hari umugabo w'umukire byadaje n'iriya studio n'ibya bintu byose Big Chopper. Uramuzi? Buriya impamvu ari behind ibyo bintu byose nuko yafashe uriya mugore kugira ngo abimushinge kuri mugore agira deal nyinshi zadaje. Kandi zatugira akamaro. Natwigeze n'Imana na gushima. Akubona n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. None kugenda utega amatwi akuryakuru. Irakagiye umungu wayiretse ko kwamba bari. Wagumye ahantu uri kunacyo bigutwara. Uriya mugore ari n'igihe ashobora gukina dibu ukajya gukora muri studio hanze. Sinagushobora no kwishima ko wajya gukuririmba n'abazungu. Babarira. Jota. Ndakunda. Uriya mujama afite impano. Imana yarase. Sibyo? Ntabwo nzi impamvu uzi ibintu bigendanye n'umuziki ukaba utazi ubuhanga bwiwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Wireba ibintu ngo wenda ngo abantu n'abakire ngo baguhuma amaso bakibageza intego yacu. Uri kumva neza? Reka dukurikire intego yacu twebwe nitukorana n'umuntu w'umuhanga nk'uri. Ibintu byose tuzagera ku nzozi zacu. Rero Jake arashoboye pe ariko ntashobotse. Soze cyo kintu mutari ku cyumba. Sinzi impamvu. Nagaruka adashobotse ahubwo nuko yakoranye n'abantu badashobotse. Nitumara gutangira gukora uzabona ko yakoranye n'abantu badashobotse. Ikindi kintu gihe ni kimwe rero. Ntabwo mwifuza kandi ngo mukeneye. Nose yakugiza. Reka dukore kwa Branca. Ngende none ndaza kwegera Branca. Basi mubwire. Ese ushaka ko ubundi reka nkubaza. Ako shaka ukuntu uriya Branca ahuza na nuze na boss. Ako reka nkubaza. Ushaka ko kariyeri yanjye muri gihe kingana.
ndashaka iti boosting black dog izamuka ije mu birere uje utangire uje hakujya hakunda nuko kwimana kandi bizakunda shit ndimo mutiri kutegeza ko ibyo bintu bya ndimo ngiye cyaje cyo kubyara ngo tukigeze muzi tugakora nuko kwimana pe sinyibona umwanya gutegura ubu wagiye uri mu masitiri kwa nuzi kwaje uramuvuna mweto none kwiyogosha ni ikibazo abanuka nk'ubuvundera wambabariye koko ugumye kuri studio gutwaye iki sibyo genza gufasha musha zafatanya n'uriya mugore uranuze Blanca baza kunje mbya gushakire bya bintu kuri abahanzi babahuza abafacari sibyo siko mubyita se basi hanyuma rero ure kutazamuka kirikare nagize n'imana n'umugore aragukunda reka kana afite boss wadanje za ikibazo ni kimwe rero sezeranya kuzaguma ubanye nyine kuko ari igihe kuba abastar mugatanya kwasama hakurya hakuno ugasanga karabaye agakunda yabaye nyeganyemera basi ku bikono ugiye kujya sibyo nimera tuzama gakenya ujohereje none hasi bitangiye mbwira ndi gukunda isundi Jordan urankunda cyangwa ugamije gusa kuncuruza buri munsi umbaza icyo kibazo kandi n'ubundi igisubizo ngo kibari kimwe ndagukunda kandi ngomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo wishime ibyo ndimo uzi ikintu kimwe maje kubona urukundo rwawe rusa nkaho nawe ahubwo inyungu mbonamo nizo zituma tukiri kumwe kano kanya oya nutangiye gutekereza amagambo ntabwo byaba ari sawa bebe urabizi ngora I'm not lying ninjye ubikora se that is true none se ubu ndi hano kuri internet ngushakira ibintu byo hakurya hakuno kujya ndebe imyenda banzi baba bambara kugira ngo basi ndebe ko nanjye nagutera surprise kuri muzambara ibyo byayi ukabivuga ati ndi gukubeshya kwe ase bebe mbashaka kugira ngo basi n'ujye ujya ahantu sibyo umunsi wagiye gukora igitaramo uhagaze ahantu baguhamagare imbaga y'abantu bose bandagaye muri nuze bose bavuga atari inje karabaye guteza ngizire ziri muri salon n'abazibona byakunzanira guteza ariko ibyo ngomba kubitekerezaho kwiguma kwa Blanca pe last day ni sere uzagufasha ibikomeye cyane ntabwo nshaka kukumva bibi waretse kwitwara gutyo karibu wanyamiye none se kunzanye mu utatuma duhurira kuri studio ntabwo nakubwiye se ntaritswe n'inkuru zigenda ntabwo gikorera hariya ntabwo gikorana na ba Blanca nyine ndabizi ko mutagikorana ahubwo nyine kunzanye mu utajyanye gusiga gukorera aho wimukiye nyine studio ngiriyo ndaza kuyikwereka hariya mu cyumba nta kibazo mfite icyumba cyayo ndi gukora setup ntabwo nasohoza gusa impamvu naguhamagaye ni uko nakomeje kubona usibye kuri studio kenshi njyewe nakubonyemo nubwo ntarakonfirima impano yawe neza ariko basi nabonye ufite ubushake ubushobozi tuzabwubaka si wizera oya njye ndizera reka njye ndarenze uretse ko nigeze mbona amahirwe yo gukorera muri studio ariko ndabizi ko mbishoboye kandi nanjye reka kwe kuntu ndenze ntabwo nakorera ahantu hafi wapima nshaka nyine ahantu hameze neza none se wanyumvisha ko dusampa twawe se basi ntabwo ntigira n'amahirwe yo kumva ukuntu birenze kandi ko kurenze ubu rero ntabwo mfite telefone yo kukoherereza kandi n'imashini yanjye hari umuntu nayitirije ariko ndazifite nazo ziri kotinze muri telefone zibika ku mashini niba uri kodinze ukoresheje telefone yego okay rero ikintu nagusaba ni ukubanza
ukagabanya kumva ko urenze. Genda neza uza amastudio yose yagiye anshaka aciriritse ngakuyajyamo. Wapi numvaga nshaka gukora ibintu bya danje nyine kandi bihereye ahantu hafi y'iki ushobora gushiduka ariho ugotewe. Ese wenda ko nakomeje mubona hariya kuri studio uri kumwe na Branco. Boss wacu mukuru we ntabwo muzi yitwa Big Shopper. Ako nigeze kumwumvaho. Iyo ugira amahirwe ugahura nawe wenda ari kuguha amahirwe kumva. Aka hanini impamvu navuye hariya kuri la studio nkahita mushyira mu mutwe wanjye ko ngomba kugukoresha nuko ngewe nzi ibintu bakorera abana b'abakobwa cyane nawe ufite uburanga. Ibyo nanjye nibyo nanze nyine nihagazeho ndavuga ngo nzakomeza nihiringe mpaka kugeza igihe nzagerera ku ntego yanjye ntashyizemo ikosa na rimwe. None se cyane nyine ko ari byo nakubwiraga niyizeye ko ibintu byose bishoboye. Tuza rero dukorane. Nta kumbona nuko hano ni wanjye. Ako rero nawe nta vibe ufite nk'umuproducer. Vibe ni zihe nyine dore intoki zanjye ndazifite zikora kuri senti zicuranga. Ngiye nyine najyaga ntekereza ko utanafata umwanya muremure uticaye wenda nko kuri piano cyangwa utari mu mashini. Ntabwo amasaha 24 yose duhora mu kazi. Sibyo? Ndakwereka nta kibazo humura. Nyine sinzi impamvu ndi kukubona bitandukanye nk'uko nagutekerezaga. Wumvaga mwe mutsobanurira basi rero. Uyu numvaga nyine ukimara kumbona arawe tunyishyira muri stuka tumbwira ngo ntangire ndicodinge nkata ntangira nka recordinga nyine ukabanza ukumva n'ubushobozi bwanjye. Muri studio se ubundi urahazi ukuntu baba hameze wari winjira mu cyumba cya studio turi kodinga. Nyine uretse ko nazaga nkagarukira muri office yanyu harinjiramo imbere naho mba mfite amatsiko yo kwinjiramo ariko muri filime nigeze kureba filime yitwa Empire nkajya numva nyine nanjye zira studio zabo nanjye zirimo. Okay, njyewe rero ndashaka kuguhera hasi mutoze nkurere ntuzamure. Huye nige nta bintu byo kunoza ngiye ibintu byose ndabizi ndabishoboye. Wapi nta bintu byo kunoza kabisa ibintu byose ngiye ndi tayari. Ahubwo ndashaka ko dutangira nk'ejo muri tukajya dushyira indirimbo hanze. Ndamukangiza amahirwe nyine ibintu byanjye ukabikunda. Reka nkwereke ndabyemeye kadukore ariko dukwiye kubanza kumenya aho guhera mbere na mbere. Ntuse irega ijwi ryo rifite ntugire ikibazo kandi no kwandika ndi umuhanga muri byo. Okay, noneho ubundi mugani wamereza nka lyrics zawe gatoya wenda zo nkaza kureba. Ngiye wenda aza kuza kuzikohereza kuri WhatsApp nyimara kugera mu rugo. Ndiyeranje nshakisha ukuntu imashini yanjye mitanyibona ndazikohereza. Niyo ndakohereza gatoya nyandikira na BK ako nagira ngo ngira ahantu hera. Sibyo? Dore nari akadocumentary nari ngiye gushutinga. Ndagusigira wako sigara ukora nze gusanga uri tayari wabikoze. Nta kibazo. Uri tayari mubwira guhera. Okay. Ndagira ngo ujye ari inyuma mu gikari ufate indobo irimo amazi n'itorosho zibanze usukure hano murangiza ndabwira madamu arakwereke muri studio naho umurera amasuku. Njyewe nguhaye ahantu heza ho gutangirira ubanza unamenyere studio winjiremo hari ariko ntabwo naje gusaba akazi ko mu rugo. Uhanagure buri gikoresho cyose ukirebe umenye icyo ari cyo noneho tuzarikodinga buri kintu cyose cyiza. Ntabwo naje gusaba akazi ko mu rugo. Njyewe naje hano nje kuririmba. Rero ndabizi neza ko waje unzi sibyo waje unzi ariko mu by'ukuri ngewe ntabwo nari muzi nuko nakomeje nkubona kenshi ndi gusubiriyemo. Ihangane uwo muriro ukuri mo imbere ureke kugutwika kubera ko umuriro wa fire hit itwika kuruta uwo nguwo ufite.
aho yo gutwika rero kuko wahitewe uzagutwika cyane. Aha niho guhera rero kugira ngo ubanze umenye ko kubana n'uwo muriro kuri mwe imbere. Ubushake bwo bufite ndabyemera pe. Ariko first of all, you have to calm down. Right? Ntabwo uri kubyumva neza. Ntabwo dukora ntabwo mbona ufashe ibikapu. Abana baba bashaka ibiti ntabwo bakubwira. Mia reka tuganireho gatoya basi. Ganiraho gatoya. Ya disi urashaka gukora kabisa. Njye nabikunze umurava wawe nawe ukunze. Ako ngongera umereza akandi kanya gato mubwire. Soroje gukora. Nabikwemereye tugomba gukora. Ako sinzi nimba muri umwanya muza gukunda umukozi w'umuntu. Okay, ngaho tekereza. Turebe uzi umukinnyi wa filime witwa Tyler Perry. Ni producer, ni director, arandika amascript, asigaye afite amastudio bita ngo Tyler Perry Studios. Ubu ni umukire mu director ba mbere, ubwo niruka kureba yari wa kabiri. Ariko story y'ubuzima bwiwe habayeho n'igihe yogeje ibyombo mu maresitora. Ubu ni umuntu umwe uri muri kariyeri ijya gusa n'iyo ushaka kujyamo. Yari afite intumbero z'ibyo ashaka kugeraho. Yagiye kugera hariya hantu yarateguwe neza, mu mutwe we hameze neza, azi agaciro k'ibyo agiye kubona. Ni nabwo yabashije kumenya uko azabifata, uko azabigumana. Rero wowe ukuntu ushaka kumva ko urenze, udashaka umuntu ukubwira ko utarenze, uhita ucika intege. Uzuje kuje muri studio warangiza ntujye muri studio nturikodinge, uzageza muri studio uje kundeba usange mfite abandi basani nka 4-5 bori buze gukora nka saa 8 z'ijoro. Uzahita umbwira mubanze, ninta kubanza uzahita urakara wigendere. Rero iyi ngiyi ni test. No kugira ngo ubanze wige guca bugufi, ubanze wige kwihangana. Muri iki gihe cyose uzamara utaregera mikoro, uzaba uri kwiga kwihangana. Rero nk'umuntu abonyemo umurava no guciye intege, ntago nagukomye mu nkokora, twatangiye gukora. Injira ukora ibyo nakubwiye. Ni ahantu heza ho gutangirira. Confidence kuzikomeze. Courage wari ufite zagiye he? So Yo, courage wari ufite
kirasemo umuntu mwinshi n'umuntu. Baby. What's wrong? Sheri. Ibaze yuko hari inzozi zanjye zitakibayeho. Byagenze bite se n'umwana Nyagasani warwaye? Ibaze ko nagezeyo agatangira kunkoropesha no kumanagurisha amamashini yiwe. Wageze utangira gukoropa? Yeah. Muri studio? Unahanagura n'amamashini? Haya wenda wakabigasiga umwaka heza umuhana vayo nukuri umuhana vayo ubundi ibintu nkabiriya kugira ngo babanze bakuvanamo ibintu bijyanye no kuba ikintu kikuzanye ubanze unagena agaciro gakomeye bagomba no kugoropesha akabona situruwa ukagira ugakuba ku makaro ukagenda mu mashini ukayica umukoro ukawuwamo ndani nyine kugira ngo babanze bakuvanamo amaryo babanze bakwereke ko ahantu uje nta mikino ihari bana sinibyo ngina nashaka kubwira ariko narabikubwiye wenda n'ibyo biri kuko bimeze urabizi neza kugira ngo ugire ikintu ugeraho cyane cyane nkamwe muba mushaka kugira ngo mutume abahanzi abajyanga kwereka yuko kuri tuzongera gutufata ku kazi cyangwa se tumuhanzi batane kutuboostinga ku kanya bacu abizi kandi ntabwo byakunda kandi kugira ngo bayo mu director ugomba kutwaza abadetiri kapu kugira ngo banze bakwereka yuko kubikore nibigutanga cyo kugenda ugakoropa umwaka wa mbashira wa kabiri wa gatatu ukazasora indirimbo mu myaka 5 izina ry'Imana akagukurupesha kujya hura kuvuga ati ni mu rugo ngwino mu rugo gato tuvugane kubijyanye n'indirimbo kuko ati muri ko mu basirimo ibiringiti byanjye bitatu banze bishe ku mugozi izina ry'Imana ibyo ni byo wishimiye mu ntungu Jinabikubwiye ngira ngo warabyumvise nabone byaciye mu gutwi guturuka baswe ni byiza bana kubyibonera uriya nta discipline agira nta ntego mu buzima bwe afite sibyo nicyo gihe bacyo kugira ngo ugaruke nakubwiraga usubire kuri studio kandi bizadufasha twese cyane cyane we na rigamba no kugira inama y'ibintu kugira ngo nawe ubone ko ariko bimeze cyeka ko mwanga bibi nabo mwana Sheri ntakubeshyana no ntangiye gucika intege pe oye namumve gucika intege bura kugira ngo ucike intege kano kanya rero ngubwira n'ibihano byangubwira uko kugira ngo ucike intege kano kanya ahubwo no izo mbaraga zawe nyeya zikoresha usubire kuri studio iyi nakubwiraga yadanje ntabwo urumva agenda gushira muri studio yadanje ukura mugore arakwishimiye kandi arakubwiye turi mugore afite uri mu boss wa danje biri inyuma no kuresha uko ushoboye umwigire y'inshuti erega nira studio birirwa urata no plan ko birirwa umbwira buri kanya yansanze nduguhanagura yagusanze usanze mu masoko Hansanze buriya ni umuntu mukuru kandi abantu bakuru kugira ngo umubano w'abantu kugira ngo ukomeze utere imbere n'ibiganiro tuza gukoresha uko dushoboye uwe nawe mujya n'ibiganiro runaka byiza ariko basi komeza ugiye ndabizi n'umuntu mukuru musobanura azahita byumva ariko nawe basi nawe arebe ko ibintu byabaye atari byo ntabwo nakudumufuriza ibintu bibi sibyo ubu ngubu urugero rw'ubu wagombye kuba utuje kandi nanjye mwarure basi mbizane nta kibazo ese ubwo ari iki urashaka iki naje umwana Nyagasani ntabwo ndi wowe